maze iminsi ndi guca mu bintu pe bingoye mu bantu isi nanjye yigisha uko bwije nuko bukeye ndimo ngeze aha nsanga ufite ijambo rivuga ngo ikaze muri ubu buzima. Maze iminsi nca mu bintu ku buryo sigaye nicara nkumva umutima uri murandya umutima bibaho nimba ari izo za ndwara bita depression ntago mbizi kuko nge ndarankanuye mpaka mu gitondo bugake ukajya wumva amajwi ari kukubwira ati irukankire timyenda wiruke urumva kubera iki umugabo umva rero nkubwire umugabo rero nkatwe abantu tuba twaragiye kuri kamera hari nk'igihe umuntu asubira mu biganiro yagiye avuga ati aho banza nanjye nararengereye urugero hari ibiganiro nagiye nkora mvuga kuba mama uburyo dukwiye kuba abagore beza sibyo twubaka byanze bikunze ukabona nk'abana batatu baraye inzara papa wabakora sirikare se nyine afite ubushobozi pe urabizi uzi umuntu kwima afite uzi umuntu akwima afite ngiye amafaranga yanjye naka wabonye nayo mpembwa nyaha mama umugabo ubyaye gatatu ni gute ushobora gukunda mama wawe sibyo mama wawe yubahwe yarakubyaye niyo utamugira ntago mba narakubonye nk'umugabo wanjye ariko se rwe wowe ari wowe mama wawe mukorana ayo madega ubizi neza ayagahahiye bari abana bawe babiri n'iterambere ry'urugo ukayashyira mama wawe bwe mama wawe yabagukunda cyangwa bari umwanzi wawe ntabwo yaba ari mama uwo muntu yaba ari mama wawe ugasanga umugabo arahindutse utazi kuntu ahindutse atagufasha usambana umugabo akiteka akajya agubeshya none rwe nkanjye ukuntu nanga ikinyoma nanga umuntu ubeshya mu buzima bwanjye ubwo mbeshye sinzi kuntu nimba nuko mu Giswahili hari akantu bajya bavuga ngo tumukule tukimumariza tumutupe tumurye niturangiza tumujugunye hari nk'ukuntu ushobora kuba iwanyu muri abakire nk'iwacu Rusizi bibayo mu magambo nagiye mvuga mbwira abantu nta kinabwira abantu ni ijambo rivuga ngo pfira umuntu kuko nasanze gupfa birakomeye rwe babo ntabwo amupfira sha ntago namupfira kandi aba yarakwisha uhagaze rwe umuntu akwica uhagaze uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri ubuzima, twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Nkunda kuvuga ngo nikaze muri ubuzima, ntabwo ari ubundi buzima mvuga, ni bwa bundi uri kubamo, ni bwa bundi navuga ngo ukwiye no kubamo, by'umwihariko ku muntu navuga ngo wumva ko yabuze ubuzima, adafite ubuzima. Nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze wumve ko nta buzima kandi uriho uhumeka. Wibaho utariho, wibaho utariho, baho wongere ubeho. Ku nkuru yanjye ndakubwira nti ngwino woroshye woromerewe, uze turuhukane, uze turuhure ubuzima, uze turuhure umutima. Birakunda, it's possible, it's more than that. Birakunda cyane, sibyo? Woroshye woremerewe, ngwino ku nkuru yanjye turuhukane, birakunda. Iki kiganiro ntabwo ari ugutwika, ntabwo ndavuga inkuru yanjye, ntabwo ari ugutwika, ntabwo ari ikindi. Ntunatekereze ko we are money oriented gutyo, nibyo nabyo birimo, ariko wumve ko dufite mission yo kugira ngo twishime, uruhuka ruhuke. Ari money oriented twajya no mu bindi twabikora kandi bigakunda, ari ku mafaranga twabikora kandi bigakunda ndetse cyane, ariko our mission ni ukugira ngo tuzavuge ngo kwino si hindutse iki duhari. Nawe icyo kintu kibazeho, mission yawe kuri ino si ni iyihe? Urafasha nde? Ese ubabaye ubasha kumuturisha bigakunda kandi ubifitiye ubushobozi? Benshi rero murabikora bitewe nuko abaza ku nkuru yanjye turabexpose, turababaha, ariko mukagira icyo muhindura ku buzima bwabo. Yitwa Jose, mwamuhinduriye ubuzima mu myaka yashize. Ntabwo nyine byose biba nta makemwa ngo bibe perfect, kuko iyo uri ku isi uri ku isi. Aho umuntu yari bupfira arahatambuka, ni ukuri. Jose ni umwe mu rugero rwiza mwahinduriye ubuzima. Thank you for that. Mwarakoze kubw'ibyo ngibyo. Jose, uraho neza fura yacu? Uraho. Ni amahoro? Ndamahoro. Uri amahoro? Mu mwanya nari ndi gutekereza kuri iriya jambo usigaye ukoresha ngo ikaze muri ubu buzima. Naritekerejeho ndavuga Gerard yashinze itorero, nako nsigaye numva afitemo akantu k'ubupasiteri ukuntu. Ni ukuri usigaye utangiza amagambo meza, noneho hari ijambo ryawe njya nkumbura iyo turi kuganira. Komera Jose. Komera igikoma. Abantu bakeka ko abamama baza kwicara ahangaha ari ukubera amafaranga. Ntabwo ari abamama gusa, n'abapapa. Imana yaduhaye n'abagabo. Mbere baravugaga ngo dushyira ibitunguru mu maso, ubu Imana noneho yaduhaye n'abagabo. Ntabwo ari abagore gusa tuza ngo turire, ubu Imana yaduhaye n'abagabo, nabo baraza ku nkuru yanjye. Ubwo ni byo gushimirwa kuba ubona umuntu w'umupapa mugenzi wawe akakwicaza. Urumva? Jya ukeka ko iki kiganiro cyangwa abantu bo mu gikari bakeka ko baba baje hano ku mafaranga gishobora kumuha amafaranga cyangwa n'ikinayamuhereza. Ariko uriya mugabo iyo arize, tuvuge nk'uyu uvuye aha mu kanya, njye nahoze ngitekerezaho ikiganiro cyiwe. Uriya mugabo iyo arize, uko kuntu wowe uba wicaye uri kumubwira ngo komera runa, iryo jambo komera amaze iminsi nditekerezaho, kuko ni abantu bake bafite abantu bababwira ngo komera. Jera, ushaka umuntu uririra, nkatwe b'imfubyi tuba turi nk'incike nyine, nta mukuru, nta murumuna, nta masenge, nta mamudogo, uri wenyine. Hari igihe ureba nk'ibintu mu rugo bikagucanga, mu buzima bikagucanga, ukavuga ati yo ngira mama mba mubwiye. Noneho Jera, Imana irangije irazi gutereka aha ibyo mu ngo, tukaza tukakubwira ibyo kuraza abana inzara, tukaza tukakubwira ibyo kubura kode, tukaza tukakubwira, ubundi tukakubwira ijambo ngo komera. Ku rugero rwanjye ndarahira, sinari nzi ko nza hano, sinari nzi ko kuri YouTube haba amafaranga, umuntu nyine yaguhamagara akagufasha cyane ko ntari nzi ko wanashyiraho nimero yanjye. Ndi imbere y'Imana ntabyo nari nzi, ariko
nkumva icyambere mpuye n'umuntu mpora mbona ngewe numvaga nshaka kukwibonera yari yo papasi yanjye cyane kwicarana nawe nkumva nicaranye n'umuntu waba ukomeye cyane mbo kugera i Kigali n'ibindi nkumva nyine nabyo ndabikeneye ibyo kumenyekana bigakomeza ntabyo nari nzi ko bizabaho ko tuzajya tubonana kenshi numvaga ko bizarangirira hariya hari nabujya wakira rimwe bikarangira rero ku icyo kintu ntagitinzeho ikaze muri ubu buzima na misiyo yawe ku muntu yaba uwo wumviye aha yaba n'uwo wumviye ahandi haba mu rusengero haba mu kabari no mu kabari umugabo mugenzi wawe yakwicaza akakubwira agahinda kiwe ese umufashije iki si umwumviye ubusa hari ikintu maze iminsi ntekerezaho ku banyarwanda turimo dukora Gera umuntu akicara ahangaha arimo atabaza nabitekereje ku mugore wa Theogene Scovia yaravuze ngo Theogene yasekeje abanyarwanda yatumye bishima ndibuka ngewe inshuro nyinshi nari bujye niyahura ariko nkumva indirimbo za Theogene uzasigara kuri uyu musozi utuyeho bizagenda neza mu maso y'abatabishaka nyine ubwo nundi afite icyamufashije niyo nababaraga Theogene naramurotaga nkarota Theogene nyine nk'umuntu mpumuriza ejo bundi ahuye n'ikibazo intwari Scovia iramutabariza ndetse n'abandi ndanashimira umuntu wese wafashije Theogene ariko ndanagaye umunyarwanda uwo ari we wese waba warabivuze mu gikari waba warafashe kamera wamukinnye ku mubyimba banyarwanda umubiri ubyara udahatse isi ni gatebe gatoki uyu munsi uba uri guseka ejo ukarira uyu munsi uba ufite amazu ufite abapangayi ufite abantu bagukodesha Gera mu kanya nko guhumbya ukabibura sinzi ko hari umusitari wabaho mu Rwanda haba muri gospel na hehe nka Theogene yo yazaga iwacu Cyangugu n'umusinzi n'umusirikare n'umupolisi barahururaga bakagenda handi yakoresheje igiterane amamiliyoni y'abantu umusitari w'ikigiye kuzuza abo bantu biragoye rero nimba uri mu gihe cyawe vuga uziga ndibuka narongeye ntekereza kuri Vava apfa n'ubundi bantu baramusiganiye umunyamakuru agakora inkuru dutabarize nani Vava ararwaye undi ati ni imitwe n'ubusikama umwana arinda apfa abantu bari mu mitwe n'ubusikama ni imitwe n'ubusikama iyo ukoze inkuru nk'iyo umuntu agapfa muri wowe iyo ubundi njye nibaza nyambaza Imana ubundi abantu amahoro bayakuraye uzi ko njye niyo mbabaje umuntu akantu gatoya ntashobora gusinzira mbura amahoro nkabura ibitotsi njye nkibaza ni gute wicara umuntu ukamumanuka ikinyoma ubizi neza ko ari ikinyoma ukajya uhimba ibimenyetso kugira ngo uwo muntu adatabarwa nturi bunakore mu mufuko wawe ariko nimba udafite icyo guha umuntu n'ubu ari kumuha n'ubundi ntabwo yego nta nubwo ari buyaguhe ntimunaziranye wakicecekeye oya Gera niyo nanagusaba ngati Gera ndashonje sibyo tugahura mu muhanda nkaguhamagara Gera mpereza ndashonje nunabura icyuma uzicecekere kuko ntawe uzi biri mu bikari reka twikomereze kubera iki utangiye kura ku kantu uvuga uti nkumbura ijambo ryitwa ngo gukomera ni iki muri wo hameze gute Jose kubera iki ku kantu gahise gatuma nkwibaza mbo Gera si twari tumaze iminsi tutabonana abantu baranyimpamagaye ko icyo udaherutse kwa Gerard ese mwarashwanye ntabwo twashwana na Gerard nta matiko agira ntacyo twashwana dupfa ndakeka ngewe nyine nageze igihe numva impamvu natinze kuri rya jambo ngo ikaze muri ubu buzima uri mwiyerekwa Gerard abantu benshi bari kwisanga mu buzima bukabacanga ubu buzima ntiburi gutinya icyamamare ntiburi gutinya umupasitori ntiburi gutinya umuntu wize we wakira abantu benshi urabizi ntiburi gutinya urugo rukundanye rukomeye nturiri gutinya kapo yaraye yubatse ijoro ntiruri gutinya ababyaye ubuzima ntiburi gutinya n'abatarabyaye maze iminsi ndi guca mu bintu pe bingoye wenda ntavugira hano kuri kamera
nakubwira nko mu gikari ukambwira rya jambo ati komera Jose, ariko mu bantu isi nanjye yigisha uko bwije n'uko bukeye ndimo ngeze aha nsanga ufite ijambo rivuga ngo ikaze muri ubu buzima. Maze iminsi nca mu bintu ku buryo sigaye nicara nkumva umutima urimo urandya umutima. Bibaho. Nimba ari izo za ndwara bita depression ntago mbizi kuko nge ndarankanuye mpaka mu gitondo bugake sinsinzira, niyo nsinziriye nsinzira mu gitondo bukeye. Agahinda gakabije ko nanjye ndabizi rwose ndagafite ariko noneho byatangiye ku affecta ku mutima hamwe ntanywe amazi menshi numva nkaho umutima ugiye kugira ute gusanda bahatabwo ayaguhe yego numva nkaho umutima ugiye kugira ute gusandara. Ibyo ni ibintu uyu munsi y'ubuzima bumeze neza ubu udakeka ko wabinyuramo ukajya kubona ukabona isi ikwicajije mu buzima, ubuzima bukakunanira kubwakira, ubuzima bukakunanira kububamo kugeza ku rwego uba wumva uvuga ati ndutwa n'umuntu wapfuye, nyine ukabaho utanariho. Ukavuga ati mama wapfuye araruhutse ntabona ibyo mbona, abapfuye runaka wapfuye araruhutse ntabona ibyo mbona, nyine nawe ukavuga ati iyaba byari biturutse ahandi hantu nkipfira atari njye ubigizemo uruhare nakumva nduhuye. Jose, tukuze umudamu wishimye useka, tubona nyine wageze mu bisubizo n'abantu benshi bazi ko nyine kubera ko uri umwe mu bantu bafashijwe cyane ngo ku nkuru yanjye, ariko ni nabyo bafashijwe ku nkuru yanjye ubuzima bugahinduka ukava Icyangugu ukaza gutura mu mujyi wa Kigali. Ni achievement cyangwa ni ikintu gikomeye wagezeho. Byagenze bite kugira ngo wisanga aho hantu hagahinda gakabije nk'uko bitubwira? Nk'uko nabikubwiye mu by'ukuri nyine impamvu yirahari pe kuba uyu munsi ntishimye, kuba uyu munsi nanaseka nkumva umutima urambabaje, nanaseka nkabyimvamo ko nibeshye nyine ndishutse, ugaseka ukumva kuri kwishuka ari ukugira ngo wenda utambuke mu bantu urenzeho cyane nk'uko abantu baba bazi ko uri guseka. Ariko bitewe n'uburyo umuntu nawo baba bamuzi, ngewe abantu banzi akantu kose niboneye nza ngashima Imana hano Gerard byagenze gutya na gutya. Hari namwe bantukaga ntabwo gitwa rwema imbere yawe narabyibagiwe, iryo rirakomeye ni iry'abanezerewe. Gerard ni iry'indushyi, ni iry'indushyi oya ariko Gerard ni ryo rikomeye, rwema rirakomeye ni iry'abanezerewe iryo ngiryo. Gerard rero ni ryo tumenyereye kera turi indushyi nyine yamuburuye twasubiye ikomereze. Urumva rwe sorry abakunzi banjye igise rwe nibwo numva ko ari giyeho abakunzi banjye ntaga kakanya nagusha ku ntego mbabwire ngo impamvu mbabaye ngo impamvu ntishimye ni iyi ngiyi, bitewe nuko munzi nshima, mutewe nuko munzi nseka byabatungura pe, byabagora kubyumva. Nejo twabona ibindi binyamakuru bihita bivuga ati Jose na Rwema bakoze ubusikama, sibyo? Rero kubwo kutibabariza imitima y'abatujajinga, kazima waduhaye kaze muri ubu buzima, reka tububemo ubu buzima. Watangije ijambo rivuga ngo Jose mwamuhinduriye ubuzima, n'ukuri ndashima pe. Ahantu mba narapfiriye siho napfiriye, ntago napfuye. Hari amajoro menshi yagiye acya kubera abantu bo ku nkuru yanjye, ndetse nawe, ndetse n'uyu munsi niri kibasha guki n'ukubera abantu bo ku nkuru yanjye. Ko byamera kose sinagaya, nta nubwo navuga ko nta cyabaye, sinanareka gushima Imana, ariko kuko isari nta munoza ntitwareka kugira ute kubabara. Rero nkatwe abantu tuba twaragiye kuri kamera, hari nk'igihe umuntu asubira mu biganiro yagiye avuga ati aho banza nanjye nararengereye. Urugero nk'abamama, hari ibiganiro nagiye nkora mvuga ku bamama uburyo dukwiye kuba abagore beza, sibyo? Twubaka byanze bikunze. Naje gukora akantu kitwa ngo ruhura umutima.
ruhura umutima rero nanjye abagore baraje bakajya bambwira ibintu byinshi ibyo bahura nabyo. Cyagera umugore akakwereka n'ibimenyetso pe, kakwereka rikoda akakumvisha ibintu umugabo nyine yamubereye iki igihanda, sibyo? Yego. Ukavuga ati ariko se ibi bintu nimba bibaye kuri runaka kuki njyeho bitambaho, kuki runaka we bitamubaho? Ibyo bintu byagiye binyigisha yuko nyine umuntu aba akwiye kuvuga aziga. Wicuza ko wavuze? Oya, ntago mbyicuza kuko uyu munsi iyo ndi kugenda mu nzira mpura n'umuntu akambwira ngo Jose, nari umugabo w'ikirara ufata udufaranga twanjye nkatujyana mu ndaya, byanambaye ejo bundi nta n'iminsi 3 ishize ndi kwa Nyirinkwaya. Yego. Umuganga waho arambwira ngo narinjiye ngiye gukoresha nsanga ari kunyumva. Mvuze yumva ni njyewe. Arangije arambwira ati Jose, ati karame, ati dore umfasha akazi ninjoro. Ndavuga ati yego. Arambwira ati rero ntitukikubona. Ndavuga ati nacitse intege, ntago ngishaka kujya kuri kamera. Ati Jose, no kuntu wampinduye. Ati se wampinduye gute? Ati nukuri nararaga hano izamu mu gitondo nkajya mu burara. Mu rugo ntibambona. Ariko hari ijambo wavuze ngo igitsina cyo hanze gitera umwako. Gituma mpinduka, umushahara wanjye wose yuje utaha mu rugo, kandi abana banjye ubu ngubu tubayeho neza turishimye. Si n'uwo gusa n'abandi nk'umuntu uri yego n'abatabivuga, nk'umuntu uri mu gikomere ashobora kukubwira message nyine ijyanye n'igikomere kiwe harimo abamamagaye banuka ati ibyo ngibyo uzabibona bizakugeraho. Nibyo koko ndabyemera. Iyi nisi oya ntago birangeraho. Sikubizi se baba si umutagatifu. Baba ari umutagatifu, ni imfura, ntago birangeraho. Ariko uko ngenda mbyumva ku bandi ba mama bababaye nyine bikwigisha ejo kuba wavuga, wenda byibuze wanavuga ukavuga ati reka nkore ku mpande zombi. Araho wicuza ko uba waravuze ibyiza cyane kumva nkarengera kugarukira? Yego, kuvugira abagabo naje gusanga abagabo ari abagome. Abagabo ni abagome. Umugabo arakubabaza. Sorry bakunzi banjye, ntago ari Bobo ndi kuvuga. Ukwisobanura cyane. Yego. Umugabo nyine umumama araza akakuririra mu maso, ukabona nk'abana 3 baraye inzara. Papa wabo akora musirikare se, umupolisi se, n'umufundi, nyine afite ubushobozi pe. Urabizi, uzi umuntu kwima afite. Uzi umuntu akwima afite. None hari umumama uheruka kumbwira, arambwira ngo afata umugabo wiwe yirirwa yoherereza mama wiwe amafaranga. Umugabo yabeshye umugore wiwe kahembwa umushahara mukeya. Noneho umugore ukorana ufite umugore w'umugabo ufite akazi nk'ako umugabo we. Ambwira ati se waje tukajya guhaha? Ndati nta mafaranga mfite. Tariko ko umugabo wanjye akora muri banke wazana konte y'umugabo wawe tukareba katajya kubeshya, kuko yaramubwiye ngo umugabo we ngahembwa ibiceri amafaranga makeya kubera credit bafashe. Tese yo credit yanyimaze igihe kingana uti. Nimba atari yariza ari nk'injiji nka Jose hano nyine ku mashuri yiwabiri nk'uko kwanjye. Ubwo nanjye umbwiye 1000 nakumva ko ari 1000 nyine. Ati credit mazi imyaka iyi niyi. Tariko banke yacu kuntu ikora, urumva bakora akazi kamwe nawe niyahemberwamo. Kuntu ikora iyo ufite ideni bagukata buri mezi 2 byibuze uba wemerewe gufata kandi ga credit ukaba wagira ute wahaha ukanishyurira abana ishuri. Undi mugore atereka reka maze imyaka igera kuri iyi ngiyi ntunze urugo ngenyine mpaha nishyura inzu ikintu icyari cyo cyose. Gwe yamuhaye ya konte aramurebera, maze kumurebera asanga buri mezi 2 umugabo afata 200 by'ideni. N'umushahara yamubwiye siwo baramukata, ariko byibuze hagasigara na yagura umuceri mu rugo. Ayo yose ntani giceri ashobora gutanga mu rugo. Noneho ngiye nabwiye uwo mugore ndavuga ati mbabarira umbwire, nk'ubusambanye ukazana sida mu rugo, washonje wabuze ibyo kurya, wabuza yo kwishyura inzu, umugabo agataha akaryama mu nzu atishyuye,
akoga amazi atazi ngo fagitire yishyuwe gute, akagira akarya. Bene uwo mugabo uzikana gutegeka kurya inyama rwe, arakubwira ngo nutangaburira inyama ntago ndi burye. Tipe rero bimubajije aramubwira ngo ngiye amafaranga yanjye naka wabonye nayo mpembwa nyaha mama. Umugabo ubyaye gatatu, batuye mu nzu y'i Kigali. Uwo mumama yafashwaga n'iwabo. Papa we twahuriye ku irembo afite ibiryo, ahashya ibiryo abishyiriye abuzukuru biwe. Urumva icyo kintu? So ukwaje gutunga urugo rwawe. Ubwo uwo musaza ni nko kuvuga ati umwana wanjye ntaziyandarike yandure sida n'ibindi, n'abuzukuru banjye be kurwara iki bwaki. Ugataha mu urwo rugo ukaryama, ukarya, ukoga, ukambara, ubundi bakavuga ngo umugabo runaka. Uwo muntu ni umugabo. Nese mbwira ko wabyegereje umutima cyane Jose. Impamvu nabyegereje umutima kandi rwenge mbabare ndakubaza hano nta mikino. Hano nta mikino ihari. Impamvu nabyegereje umutima njye nyine nk'utwo twanamita numva tumbabaje, nkibaza abagabo, niho nakuye ngo abagabo ni abagome. Ni gute ushobora gukunda mama wawe, sibyo? Mama wawe yubahwe, yarakubyaye, niyo utamugira ntago mba narakubonye nk'umugabo wanjye. Ariko se rwe wowe ari wowe mama wawe mukorana ayo madega, ubizi neza ayagahahiye bari abana bawe babiri n'iterambere ry'urugo, ukayashyira mama wawe. Bwe mama wawe yabagukunda cyangwa yaba ari umwanzi wawe? Ntabwo yaba ari mama. Uwo muntu yaba ari mama wawe. Rotipe yaramubajije ngo yaramubwenga amafaranga yanjye yose wabonye nyaha mama. Umugore baraduhamagaye nyine nk'inshuti zabo, turi n'inshuti tujye kubunga. Umugore yamwisabiye ijambo rimwe, ndi kumva aramubwira ngo mbabarira nge ureke kunkunda pe, nuhahira aba bana nanjye nzariraho. Impamvu nabyegereje umutima, uwo mumama ni imfubyi, ntafi nyine mpita mvuga atari nge bibayeho, nanjye nugupfira aho ngaho nyine bikarangira. Ntafite yajya niyawe. Yaramubwiye ngo reka kunkunda, we mama we mukunde 50% n'abantu bakunde 50%. Ibyo bihumbi 200 ujye aho mama wawe 100 n'abantu bagurira umuceri n'akawunga 100. Kwishuri ufata ko gakredi uwishyurira abana iki ishuri, byibuze mu rugo bagufate nk'umugabo. Ureke papa ajya reka kwishyurira abuzukuru biw'ishuri, noneho nibura n'uwo mukobwa nyine avuka iwabo hazima. Nose ubwo nka Jose bimubayeho byagenda uti? Jose, hari umuntu ushobora kumva kino kiganiro bitewe n'uko watangiye watubwiye ko ufite agahinda gakabije, akavuga ati Jose ntabwo ngiye kukuzimuzana rwose, nta nubwo mbishaka, ahubwo ndikwibaza ibyo umuntu ashobora gutekereza. Jose ubwo ntabwo yaba ari guhura n'ikibazo gikomeye mu rugo rwe? Agahinda mfite oya, mu rugo rwanjye bimeze neza. Agahinda mfite aka kanya ntago arako kuvuga ngo umugabo yananiye, byaba sibyo. Naje gusanga nyine byaba, kuko abo bantu bibaho abari abagore beza b'ibizungerezi, beza bize bafite za kaminuza. Umugore ukabona afite mu mutwe akeneye kubaka, nkavuga ati ngewe se nkanjye ubu ndiki. Hari n'igihe rwose mgira bobo nkavuga ati abagabo mwese muri bamwe, nkamutongera, wenda nanjye byambaho. Ariko wazanye ijambo rivuga ngo ikaze muri ubu buzima, nanjye ubwo nibimbaho nanjye nzaba muri ubwo buzima. Umva byakubaho? 100% nasanze abagabo nose abo bagabo baba barubatse banza bakeneye kubaka, ugasanga umugabo arahindutse utazi kuntu ahindutse, atagufasha usambana, umugabo akiteka akajya agubeshya. None rwe nkanjye ukuntu nanga ikinyoma, nanga umuntu ubeshya mu buzima bwanjye. Ubwo mbeshye sinzi kuntu nimba mana nuko njya mvuga ibintu nyine bakantuka, njya numva kugira ngo mbeshye ufate umwanya wo kuncurika ngo ncuranure, basi nagufata hejuru y'umugore uri gusambana. Kuko gusambana wambwira ati sheri ndacitswe byagenze gutya nirari, ariko kubeshya urabipanga sibyo rwe? Urabipanga ukajya unanabikavaringa, ikinyoma kirakavaringwa kikagutwara n'imbaraga. Noneho ku bantu mubeshya mujye mumenya ko umuntu ubeshya uba wamusuzuguye. Rero aka kanya mu rugo rwanjye na Bobo nta kibazo dufitanye pe, ntacyo, ahubwo nyine uca mu bibazo bimwe na bimwe bikagenda bikwereka ko kuki mbere
byagiye kuvuga n'aba bagabo uyu munsi noneho ari bwo uri kubona ko abagabo ari babi. nuko nigize umuntu twavugaga n'amakosa impamvu abandi bavugaga n'amakosa y'abagabo. Jose Ebano kawuti nubwo wambabariye basi ndakwege kubera iki umva nyine nkubwire sinakubwiye ko nakoze ngakantu k'ubukasara ngo karuhura umutima abo mu buhanze bakajya bampamagara ukuntu abagabo babakubita n'ibindi twirirwa tubona nawe urabibona abagabo bisha abagore babo n'abagore ariko babikora ntago nzigera ngiye mvuga ku ruhande rumwe tunatangira nabikubwira ati byibuze umuntu narajyana navuga ajya avuga ku mpande zombi hari abapapa bagowe hari n'abamama bageze ute bagowe rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo aka kanya ngewe nawe tugitangira abagore nitwe bari benshi sibyo wajyaga wumva ko nyine abagabo ari inyamaswa hari n'ibiganiro nawe wagiye ukora ukavuga ati mwabagabo mwe mwazanye ubumuntu muri mwebwe ibyo biganiro birahari yego mwabagabo mwagerageje mugakora ubumuntu jera nuko wabagura inyamaswa iwawe nuko hari amajwi menshi yari amaze kukuba menshi mu matwi yawe y'agahinda n'amarira y'abagore rimwe na rimwe ukumva nibyo koko n'ukuri ukumva abagabo barimo baragira ute umeze gute bararenge mugahinda gakabije numva nahagarara nk'ahantu byibuze hoya hari nk'igihe mbona nk'umuntu w'umugabo wese nkumva namubwira ati wambabariye ugakunda umugore wawe wambabariye ugakunda urugo rwawe kuko nk'uwo mugabo yabwiye mama wiwe ngo yabwiye umugore wiwe ngo ngewe ari ukugira ngo nange mama aho kugira ngo nange mama twanasenya urugo umupapa w'abana 3 twasenya urugo mama wawe utafata ikiro cy'ibishyimbo ngakuzanire mu rugo abuzukuru be barye mama wawe utafata ikiro cy'ibijumba ngakuzanire mu rugo abuzukuru be barye mama wawe ufite umushahara wawe w'ukwezi wose akawucyura aho ni ku ruhande wenda nibyo nabonye by'uwo mu mabukwe ubwo hari n'ababaswe n'inzoga mu by'ukuri uwo mukecuru byite gutyo uwo mukecuru cyangwa uwo nyirabukwe w'uwo muntu mu by'ukuri nta abakeka ko uwo mugore akorera amafaranga menshi ku buryo ari atunga urugo akemera gufata niko njya mbibona ariko hagahita hazamo nyine akantu k'ubugome mu Giswahili hari akantu bajya bavuga ngo tumukule tukimumariza tumutupe tumurye niturangiza tumujugunye hari nk'ukuntu ushobora kuba iwanyu muri abakire nk'iwacu Rusizi bibayo gushaka ingo ukareba nyine urugo rw'umugabo nyamugabo bazaduha amasambu bazaduha inka ibintu nk'ibyo ukavuga ati bikanaba pe mwakena akakohereza iwanyu tugenda ujye bakagurisha inka akazana ya mafaranga bakagurisha umurima akazana ya mafaranga uwo mugabo ntago abashatse umugore kuko amukunze abashatse ya mitungo ya hehe yiwabo n'ababyeyi bamwe na bamwe niwe ubwira umwana we ngo uzashake kwa runaka kugira ngo tugire ute duhuze iki umutungo rero uwo mukecuru ni nk'aho baba barakoze inama n'umuhungu wiwe ati kiriya kigore kirashoboye uriya mukobwa iwabo barashoboye ni abakire mwana wanjye imbaraga zawe ndaguke sinzi uko babipanga gusa nyine we baravuga ati azabishobora noneho nk'abakobwa b'iwacu hari nk'ukuntu nyine ukunda gukavaringa turubaka pe ni ikintu abantu batuziho urubaka kandi ukanakora nta mugore w'umunebwe w'umunyarusizi nzi urakora ugahiga ntago wafata inshingano ngo uzirekere ku mugabo gusa noneho umugabo yabona birimo biragenda bizamuka biza nawe agahita afata akakureka agahita yigendera ku ruhande rw'iwabo cyangwa nimba rujya mu bagore akajya mu bagore nimba rujya mu nzoga akajya mu nzoga akagusigira iki inshingano zose rero nk'uko iyo ari umuryango bo baba barishyize hamwe bakavuga ati iwabo uriya mukobwa bazamutunga cyangwa afite akazi ni umwarimu ni umuganga ibuka umumama uheruka kwakira w'Irusizi mu Bugarama ikiganiro naragikurikiye cyose ariko ukubwira inkuru imeze gutyo yo kuntu nyine yego urakoze cyane noneho nyine bakakugambanira ku ishuri akaba wowe ku buryo udashobora no kugira n'utuntu nawe wizigamira ngo ubigobotore bakavuga ngo tujye duhora tumwicira kurwara nk'inda kugira ngo ntazagire icyo ageraho
anagira ute anatwigobotore. Noneho abo bantu iyo bamenye ukavumbura nyine imitwe yabo ko ari uko bameze, biba bibi kugira ute kurushaho, kuko bo baba bakwereka urukundo rw'uburyarya kandi bo mubana kubw'imbaraga zawe, mubana kubwo mu mutwe wawe, kubw'umushahara wawe, kubw'imbaraga zawe. Kandi nk'abamama tuvuge nkanjye ibyo bintu ari nge bibaho, sinareka guhahira abana banjye. Waraza abana inzara ngo uko papa batahashye, ntago wareka kwishyura ahantu abana bari bubi. Abamama nuko Imana yaturemye. Scovia yavuze ijambo ngo menya ko umugabo ashobora kukurerera cyangwa ntagire ute ntanakurerere. Niho hahandi nyine umugabo uzasanga yimereye gutyo, afite iyo mico yo kuguprofita n'ibindi warangiza umenye ko n'umugore adashobora kukurerera. Bibaho umugore nawe ntabwo umugore mwiza ntakurerere. Reka tujye ku mpande zo. Umugore mwiza ntakurerere, umugore ntakubere mwiza ntakurerere. Umugore abana be yabyaye nta mugabo uvuye ahangaha rwe. Reka nkubwize ukuri, nta mugabo wumve. Umugore wagiye uriya aba ari umurwayi nge mita nose se n'umugabo nawe ari umurwayi. Umugore wagiye kugisaka byara. Abagore rero mwaduhinduye inyamaswa. Uretse no kuba muri inyamaswa muri ibindi biremwa. Ngewe uzi ko n'inyamaswa ibanza, uzi ko baciye umugani ngo impyisi iwanyu kurya kurundarunda. Ibaze ko impyisi iwanyu yakurya kurundarunda. Noneho man umugabo arakwandagaza ukajya upfa ukongera ugasama umwuka, ugapfa ukongera ukazuka, gutyo ukarwara diabete, ukarwara kanseri y'umutima, ukarwara depression, ukajya wumva amajwi ari kukubwira ati iruka nyire timyenda wiruke. Urumva kubera iki? Umugabo umva rero nkubwire, umugabo ashobora kuba yakurerera, ariko ngiye ikintu kimbabaza cy'abagabo n'uburyo twatuntu kugira tugukureho na bya bintu ukomeza ubikore n'uburyarya. Ikindi kiza cy'umugore rero, umugore wakunaniye rwe arakunanira. None se urambwira nk'uyu mugabo uvuye ahangaha imiruho yose yarushye n'inshuro yabyaranye n'uriya mugore niwe wabyiteye? Umugore anyweye inzoga, umugore aragiye ngo aratashye. Kimwe nuko umugabo nawe unywa inzoga akajya mu bandi bagore mugakomeza kubyarana, umugore niwe ubyitera. Tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi. Mu magambo nagiye mvuga mbwira abantu, nta kinabwira abantu, ni ijambo rivuga ngo pfira umuntu, kuko nasanze gupfa birakomeye rwe. Papa ntabwo amupfira. Nkurikije ibintu abagabo basiga ndakuzonga hasiga izindi mpamvu yafashe ideni namufungirwa, nyine inyungu z'urugo rwacu, ariko acisha mu byo bagenzi banjye bacamo. Ntago namupfira. Kandi aba yarakwisha uhagaze. Gwe umuntu akwica uhagaze. Okay, reka mbyemere, umugore akwica uhagaze, umugabo akakwica uhagaze. Ukajya ugenda ukavuga ati, ukumva imisonga mu mutwe, ukumva umutima uri kukurya, ukumva ubuziki amahoro. Ngewe ndashima Imana ko wenda ku kijyanye n'urugo nyine sindabisogongeraho, ntago ndabisogongeraho. Ngewe ni ubukene n'ibindi bibazo bindi, kurwaza abana ukabura uko bavuza, kurwara ukabura uko wivuza, ibintu nk'ibyo nyine by'ubuzima biri aho ngaho. Kugutekereza ngo nzava mu bukode bigenze gute, nyine ukabona ubuzima buri kugusiga ufata byanga gufatika. Ariko nawe n'umugore n'umugabo rekeraho gupfira umuntu. Noneho uziko iyo umuntu akwanga wikunde, yego uziko iyo umuntu akwanga iyo uri kurira abiserebura, uretse n'uwo mwashakanye. Rwe nge nkwanga nkakora ikintu gitumurira aba ari intsinzi yanjye. Uri kumva? Bivuze ngo ntago bikwiriye ko uririra mu maso y'ugize ute y'ubishaka. Yego nicyo nshatse kubwira abantu, wituma umwanzi wawe aserebura imbaraga nke zawe. Intsinzwe yawe yego none se reka nkubwire urugero.
ngewe n'ibintu byatumye wenda nibanda ku ibi bintu by'abagore n'abagabo no kubabara ni uwo mwana w'umukobwa. Nk'uwo mwana w'umukobwa papa we niwe umutunze pe, nyina niwe umugurira igitenge, abavandimwe be, umugabo ntamenye igihe umugore yabyariye, ntamenye igihe umugore yaviriye kwa muganga, ntazi kwa muganga ngo bishyuranga, ntazi n'inzu babamo ngo bayishyura ngahe. Nk'uwo mwana w'umukobwa yifatiye utwana twe dutatu ko n'ubundi sa dutungiye k'uwo mugabo batarashyiramo uwa kane, nukuri nisubiyeho igendere nisubiyeho pe. Nisubiyeho umugore araza akanyicaza akambwira ati ese Jose kutubwira ngo tuzipfiremo, uzapfira ahantu utarya. Wa mugore we nimba uzi ko baguhahira ukaba uri mu nzu yawe akaba nta nkoni, ukaba umugabo wawe yishyura minerval, abo bapapa barahari. Nje nicyo nashakaga kuvuga. Hari umugabo w'umusinzi w'umusambanyi. Jose ari umuntu ushaka kukureba akanya akavuga ngo uyu si Jose wa kera. Ngo pe narahindutse. Uretse n'uyu uretse na none igihe cyose nibizagiye biba ngombwa ko nza hano nzajya mvuga ibintu bitandukanye na Jose bari bazi. Hari umugabo usambana, hari umugabo unywa inzoga yewe akanarariyo. Ndagira ngo nkubwire, nimba ufite uyu mugabo ariko akaba yishyura minerivare y'abana, nimba ufite uyu mugabo akaba agutuje mu nzu yawe, uyu mugabo akakumenyera amafaranga ya rasiyo, inkoko mukayitegura ku meza, icyo kurya mukagitegura ku meza, sheri wanjye n'ahandi hose uzajya, haba ku wundi mugabo haba iwanyu bazagucyurira. Isi uduhinda ni tumwe, hamaho k'uwo mugabo uzahasohoka uri umurambo. Ariko umugabo utunze umwana uramurera akazakuruka mutuma amazi, rwe nta mugabo ukwiye kurerwa. Ni ukuri kw'Imana. Nanjye simbyemera. Urakoze cyane. Ibyo nayo simbyemera. Wa mugore we ndakubujije, nimba ufite umugabo kwishyurira umwana ishuri, nashaka be 80, nashaka be akabyibuka, uwo ni umugabo dia. Rero nawe wa mugabo uba mu nzu utazi itariki yishyurirwamo, ukaba mu nzu ugataha bagategura inyama. Ariko njyewe nta kantu nibaza, nk'uwo mugore w'umuturanyi wanjye kuntu ari ikizuba njyana ni umukonyine mwiza cyane. Ubu mugabo we ntabana natekereza ko ibi bintu umugore we bamurongora kugira ngo abibone. Inyama ukayisanga ku meza utahashye ukayirya, ejo wundi umwaka ugashira undi ukaza ayawe ngo nyahamama warabyaye. I know. Uwo muntu muburira ni sinzi nimbura umugabo, sinzi nkuburira n'izina. Noneho rwose ikintu kiba kibabaje, uwo mugabo busanga ashinja umugore ngo kadakunda nyine. Mbabarira umbwiza ukuri, mukeba wawe utuma abana bawe batarya wamukunda nkande? Ubimenye byabigoye. Ubimenye byaba bigoye ko ukabimenya ukamenya ko burya impamvu mu burara. Urumva imbaraga z'umugore araho zigera zikarangira, ntago ari buri munsi waronka. Impamvu mu burara n'umubyeyi mwiza yitangira buzukuru be akavuga ati hari umukecuru ugurisha ihene yiwe. Hari umukecuru ugurisha ihene yiwe akavuga ati ubundi mwana wa abuzukuru banjye wanakebura n'umwana wawe ukamugira inama, ufasha gutya abana babayeho bate, umugore abayeho ate. Yego. Noneho uwo mukecuru ni zana ndohemo, ubundi umugabo ati ngewe wa mugore we ndakwanga kubera kutankundira mama. Ninde wigeze akunda mukeba we koko mwakabyara? Ko no mu basiramu batoza gukunda bakeba babo amashyari yabo, ko burana nabo katabura. Ntabwo kabura. Iyo umugabo yasumbanije. Yego, bagutegeka ko nimba ari iyi kanzu nawe mugurira iyi kanzu. Nimba ari aka karineti mugurira karineti, nimba ari kadasteri nawe mwubakire kadasteri. Ibyo bintu nimba utabishoboye hamana umugore umwe akwice cyangwa agira ute agukize. Jose, reka nkubaze ikibazo umuntu ashobora kwibaza by'umweko muri commentaire, ndabizi ko tuzabyumva. Yego, umuntu ushobora kuvuga ati Jose ko yaje yahindutse mu buryo bwuzuye bitandukanye pe na mbere. Jose wa mbere abagabo bati Jose ne wacu, ubundi Jose ne wacu barananguriraga pe cyane. Baranguriraga kubwo kubavugira. Umuntu ashobora kuvuga ati Jose nta muntu ari kwihimuraho kwaje tutazi. N'umugabo w'uwo mu mama pe, sinzi ko yakumva iki kiganiro, ariko
ngewe amahirwe si iby'umugore yanyiganiriye, ngenda mu urwo rugo ngasanga batetse amashobutupu bakarisha kawunga, ngasanga bayabuze akambwira ati mpa igihumbi nere kuraza abana inzara, sibyo? N'undi mugabo rero uteye nk'uyu mugabo, mwabagore mwe ndababujije nimurekeraho kurera abagabo. Umwana uzamurera umurangirije segonderi ajye hanze akwiture. Umugabo nyina yaramureze aramukuza, mwahuye ari mukuru, nimufatikanye kurera abana, nimurekeraho kurera abagabo. Umugabo ntakura rwe, ntago umugabo akura. Ntabwo ari twese Jose. Gufata umugabo nkawe bakamugurira yogati, bakamugurira yawurute, bakamugurira pizza, bakamugurira ikintu cyose, mama pucyuri ngo ntago ari mwese. Ntabwo ari twese. Niba ngende kwibwirira abamama bafite abagabo barumuna b'abana babo, waduhindutse barumuna b'abana babo, ukajya ubona umugabo ukavuga ati ari umwana wanjye w'imyaka 5 na se, ubu mukuru ninde? Umukuru ninde? Ukamushaka ukamubura. Shatangira rero abana bawe, ujye ugura inyama wabiteguye. Uzi uwo mumama afata ideni dia ry'inyama kugira umugabo aze kurya. Havuze ati kuki umugore nk'uyu nguyu kwera Imana itamuha umugabo nyine bakubaka ama etage bagatera imbere. Ubundi ukwezi kwacamo agashahara kwiwe, mama wabonye umuceri, mama amavuta, uri kunyumva neza, igitenge, warangiza ukambwira ngo yego ngo ubaka. Wowe ho nabonye ufite na papa wawe rwose ugukunda ukome, itahira iwanyu pe, bakubakiriye uburushyi hakiri kare, ubu nanabimenyera kuko nta rugo ufite pe. Ntarwo ngaho. Okay, uwo mumama ni umukozi wa leta, ntago yaza hano. Yaranabimbwiye yambwiye ati Jose nkunda Gerard, yari kumbwira ngo yari kukubwira ngo komera Jose, cyangwa bari abantu urumva ngiye niho twamenyaniye hano nyene, niho yankuye. Ti nangiye ababyashobokaga nagiye gutanga ubu ugako na gatoya navuze ku byo umugabo akora, nakagiye gutanga ubuhamya, ariko abantu dukorana babibona, n'umuganga babibona. Kandi abamama twe buriya nta muntu ubushaka yuko bamenye ibintu byo mu ngo zacu, kereka iyo byarenze. Yego, kereka iyo byarenze. Hahandi uvuga ati n'ubundi nabivuyemo ngiye kubishyira hanze, bavuga iminsinga, nimuhumure nanjye nibiba nzaza pe, cyane ko umunwa wanjye ngewe wivira ntashoboye kubika. Jose, uramutse ugize ikibazo wakitubwira. Ngewe hahandi hari ijambo yageze kumbwira, ushobora kuba utabyibuka. Warambwiye ngo Jose uzarwane kugeza igihe wowe ubwawe uzajya wumva ko bitaguturutseho. Ubwo ni mu bintu ibyo ari byo byose, haba gutandukana kwanjye nawe, haba gutandukana kwanjye na Bahati, ndetse n'undi muntu uwo ari we wese. Ntukagire impamvu ituma gutandukanya n'umuntu, kuko ntago ubuzi icyo wa muntu ejo azagira ute azakumarira. Nanjye nagerageje ku rwego mvuga ngo aha naragerageje, ntago umutima wanjye uncira urubanza. Carwe naza nkabwira ati icara nkubwire ubuzima ndimo, mpikaze muri ubu buzima. Yego, reka dusoze. Mu by'ukuri wowe ubayeho gutuye munsi, bituma niyo depression iza kugahinda gakabije tutari dusanzwe tuzi kuri Jose. Ngiye kukwariza ibibazo byinshi icyarimwe uze kwifata mu mutwe, ubundi mu itangazamakuru ntabwo bibaho. Mu by'ukuri izi mbuga nibyo zakuzaniye ubuzima bumwe, ariko hari n'ubwo bavuga ngo ziguhombya byinshi. Byagenze gute wowe? Agahinda mfite aka kanya nkuko natangiye mbibabwira, ntabwo ari ku rugo rwanjye, n'ubuzima bwo kwitwa umusitari. Kwitwa umusitari ndabirwaye, birandembeje, bintesheje umutwe. Bahawe inseka mwana, winseka. Buriya Bahati bavuga ati ndi kubyifuza. Ubu hari n'undi muntu Bahati mubeshyera, ntago yajya imbere ya kamera. Bahati Emma, reka mbwira umuntu utarajya kuri kamera, sibyo? Nimba ufite ahantu ujya uhingira igihumbi cyawe ukakibona ukarara uriye, waretse. Nuza ushaka kwiruhurira umutima ntuzagaruke ngo ube icyamamare nkuko nge wenda nyuma yaho nabigiriye inyota. Ntaribi ngwino wihuriye na Gerard muganire, uceho wigendere. Ariko ijambo kuba icyamamare, Gerard, ni ijambo rikugwaza, rikakuzonga, ukajya wumva ugiye gusara neza neza.
wahoze uvuga ukuntu nyine ngo navuye Icyangugu sha abantu b'iwacu munyitegure pe vuba aha ndaje. kubera iki? Icyangugu ndasubirayo. Apana byo gusura, apana no kuhakumbura, nta nubwo byari mu nzozi zanjye, ntago nigeze mbyifuza ko nzasubirayo ndi Jose. Inzozi zanjye zari ukujyayo ngiye gufasha abakecuru n'abasaza bo mu mudugudu wa Rusizi nakuriyemo. Nta n'itike mfite izansubizayo mwana wa mama, ko nagiye nkwinginga ngo uzambere musaza wanjye kenshi, wampaye agatike ntisubirira iwacu Icyangugu. Byahombye se ku buryo uvuga ngo suba Icyangugu? Sha ntago bikinye. Urumva ngiye kwisubirira Icyangugu, umva rero ikintu kigiye kunsubiza Icyangugu. Iwacu nimba ari amashyari bagira ntago mbizi. Rwe niyo waba uri umusitari ku rwego rwa Bruce Melody, sha nta muntu wakubwira ngo uri umusitari. Niyo bakubona wambaye ubusa nta ribi, wajya kwaka n'ikiyede bakakiguhereza. Ariko rero kubera umusitari Kigali, ndajya kwigurira udukaroti bakamvugiriza induru ngo ni gute ngo nguru udukaroti twibice kandi ndi umusitari. Noneho kuva nahura n'abahavu ibintu byo byabaye urudubi. Najya kwigurira umwenda uzi neza kugura 20 ubwo wabajije umuntu cyangwa 15, umuntu agahita gucira 40. Ese uyu mwenda si 15, gwe washubije 15 bakagenda bagutuka ngo nukubabona bagenda gusa. Aho nari nugamye mu kanyu umumama arantutse da, nje kukureba mubajije udukwetwa tutumasayi, nzi ko tugura 2,500 kuba masayi, anci 10,000. Ngono se ngo nturi Jose wo kwa Gerard? No se Jose wo kwa Gerard nometseho amafaranga. Ndagiye ninjira muri ndi duka, sharwe asigaye abwira abantu ngo nukubabona bagenda ngo burira kanzu yambaye ngigura 20. Urumva aho hantu aho utarwara depression ni hehe? I know. Tega moto ni ikibazo. Ngo uriya ngakorana n'abahavu, ngo akinana n'abahavu filime. Rero nubwo nsubiye Icyangugu ubwo ngo sabye agatike pe. Mu by'ukuri suragiye? Ntago sukubeshya, ngiye tike nuyimpa nzajya nza kukureba mvuye Icyangugu nkuko nubundi mbere nazaga. Kuko hano ntago nabishobora, wapi amafaranga y'ibishingwe, inzu z'i Kigali zirahenda, bakaza ngo iwacu ahantu nabaga twakoreshaga amazi ya 700 cyangwa icyanga, none njya nkoresha ngo amazi y'ibihumbi 30. Nimba amazi y'ikigaragura kimwe n'ay'Icyangugu ntago mbizi. Ntago bari kimwe. Ntago bari kimwe. Ubundi bishira amazi I think ko biterwa na. Urakoze cyane. Iwacu ro nimba narishyuraga amazi ya 700, hano facture kaza ari 30. Urumva aho hantu ngiye nakomeza kuhaba. Naragerageje biranga, naracuruje. Narahashakaga naranahabaye. Nukuri ko Imana imyaka 2 n'umuntu wese wagize uruhare gutuma mbi Kigali imyaka 2, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nsubiye yatariko nabyifuzaga, ntabwo ari inzozi zanjye, ni kwa kundi nyine uburu kugira, niko kuburu kugira. Kubera iki? Najyaga mvuga ko nzasubira Icyangugu, ndo umustar ukomeye, nkina amafilime, byaremeye, byarakunze, mfite iduka, shop, ncuruza, nkajya iwacu. Muri no minsi ndi gufana umugore bita Ariya Cool. Kubera bya bintu ajya gukora muri Kongo byo gufasha abantu. Iyo ari kubikora nahitaga mwibonamo, ziriya nizo nzozi zanjye kugenda nkabwira abamudugudu. Hari umuntu ushaka kuvuga ati Jose yakoresheje nabi ubufasha yahawe. Oya pe, ntago nakoresheje nabi ubufasha nahawe, ahubwo ni kwa kundi nyine hano uraturera tugacuka, umuntu arakurera ugacuka. Rero abantu barandeze ngera igihe ndacuka. Mu gucuka nta muntu wegeza avuga ngo Jose reka duterure wenda tuvuge nka 3,000,000 n'urugero. 3,000,000 zibonye ni igishoro. Niyo kitabari igishoro ni ikibanza. Wahita uva mu bukode. Nimba ari umuntu wegeza umpa 3,000,000 nkazihombesha nkazica nabi, abyandike muri commentaire. Wenda nta nubwo ari n'utegeko kuyama n'ijana ryawe na 200 byawe warakoze, Imana iguha umugisha. Narambaye nsa neza, ndarya, abana bararya. Reka dusoze. Bamara imyaka 2 Kigali biga. Urumva? Rero nsubiye Icyangugu kwigisha abana mu mashuri ya makeya. Sibyo?
uri kumva je Yego, ndakumva. mu mashuri ya make inzu ya make hano chambrette aba ari 100,000 ibyumba 2 na salo iwacu ibyumba 2 na salo ni 15,000 byagacitse 15 nzabibura rena nabibura nzaguhamagara uyambe urumva rero amashuri iwacu ahenda cyane aba ari 60 70 hano ishuri rya make ni iry'ibiri rero urumva nyine ni ibintu biri tafauti bitandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye ahubwo mbaza ngo mu Bugarama bazakwakira ute cyamamare Jose Mamareje none ko bivuze noneho basi ko ngira ama etage ikiza ntabyo nababwiye ntago ari njye babwiye ko ngira ama etage nukumbonana na Bahavu na Gerard bakumva ko mwansiza amafaranga ndi umukire rero kuba ndafite ama etage ngiye ntabwo ari ikosa ryanjye ntabyo nababwiye ngomba gusubira nyine hariya ningukumbura nzajya nza kukureba nzajya nkumbura abantu bo ku nkuru yanjye ndajya nza kubareba ariko singiye gusarira muri Kigali ngo ndi kwirukanka ku busitani shwi ntago mbirimo ndarambiwe ntago nabishobora Jose karame urugendo rwiza cyangwa azerwa uri mu seriye Kinyarwanda baravuga ngo umwana ujya iwabo ntateguza none se musaza wa icyangugu iwanyu ni iwanyu suweme mana we ubu nari nzi kuri burire sharwe hige weka mubwira kereka uvuye mu Rwanda kereka uvuye mu Rwanda yebaho he ngorugenda basi nimuteranye n'abahati mu magatike nta tike mfite ibyo byo turabikora ni ukuri murakoze cyane n'umuntu uri kutwumva Jose kugira ngo one n'imodoka imwimura nk'udukoresho twanjye nkatujyana nkagira amahirwe sintugurishe nkatujyana aho rwose ntari bajya bamvuga aba ntibazi kugutera amabuye bakwishima hejuru ye koma bantu twita mu gikari ntago bazi igihari na bejo yeje sirabarindiriye umuntu nakuvuga mu rwifu nawe ujye umenya ko mu rw'amashuba muriho nawe mu mwanya iminsi iramurindiriye umuntu uri bumvuge akantera amabuye ni umuntu utarasobanukirwa ubuzima yego reka dusoze tubwire umuntu uri kutwumva muri kano kanya iyo tubwiye tuti inshuti zacu tutikaze ku nkuru yanjye ikaze muri ubu buzima nuko ari ubuzima twifuza ko twese dufatanya mu runana uwo Imana yahaye umugisha uwo Imana yahaye kubaho neza ni ukuri ubibyaza umusaruro uvuga uti Mana warakoze ujye ushima hari umuntu witwa Minister Joe Honorable witabye Imana Habineza twigeze kuganira ndabyuka turi hejuru kuri chic hejuru kabisa tuganira niho yakoreraga icyo gihe akora muri Radiant Afrique hari umuyobozi noneho arambwira ngo kuri ino si wumva nimuwaje kubyo kuba ministre uyu munsi ntabwo ari ministre hari uko bamufashe hari uko isi yamwakiriye ati kuri ino si mu myaka mbayeho ati nabonye umuntu azamuka akagera hariya mu bushorishori ariko nanone nabonye umuntu ava mu bushorishori akisanga hasi ati ariko abo bose ntabwo biyumvishaga ko ibyo byababaho uwari hasi ntiyigeze yumvisha ko ashobora kuba muri ubwo bushorishori wari mu bushorishori nawe ku ruhande rwe yumvaga yaragezeyo ntabwo yumvaga ko yamanuka ngo agere hasi isi rero iraduha kandi tukakira isegonda rimwe gusa turi aho baba ajya mbwira ngo sheri ngubu kuko tuzongera tumanuke muri Nzahaha nyine iyo turi kubipanga ubu turagiye mu Bugarama muri Nzahati none tuzahaye rero ntabwo twabitekerezaga icyo ndi kuvuga rero sasa rero na Jose uri kutwumva uri kureba muri kano kanya ntabwo yigeze atekereza ko ibyo ngibyo byabaho sibyo ntigeze kwihenuraho icyo nzi cyo ntigeze yazaga ashima avuga ati mwarakoze abamfashe gukodesha inzu mwarakoze abamfashe kwishyura abana mwarakoze sibyo icyo ngicyo rero nabwo yatangiye ashima cyane aje kubasezeraho aje kubabwira ngo bye njye namubwiye urugendo rwiza wowe sinzi icyo umubwira ku mutima wawe sibyo umufashe umubane nawe umutera iteka mu buzima
ni umuntu waduhaye ibyishimo n'uyu munsi kiduha ibyishimo, sibyo? Kiduha ibyishimo. Jose, singiye kuvuga ngo usigara mu mujyi wa Kigali bidakunda. Singiye kugutungira mu no mujyi, sibyo? Ntabwo ngiye kuvuga ngo manuka, ntabwo nzi ikimana itaganya ejo kuko ntabwo ari inzozi zawe, sibyo? Gusa tanga nimero telefone yawe, ubundi uwifuza kukubona none akubone, message yawe yatambutse. 078 13 3 9290. 078 13 3 9290. kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 83 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Inkuru ya